hariho umusore ukiri muto wakoraga mu ruganda. Muri urwo ruganda uwo musore yakoranaga n'umusaza umwe w'umutekinisiye wari umubereye umuyobozi, ndetse uyu musore yafataga uyu musaza nk'umuntu w'icyitegererezo n'umujyanama we mu kazi bakoraga. Uwo musaza yari yarigishije uyu musore muto ko igihe cyose uyu musore agomba kwirinda amagambo menshi mu kazi, ahubwo ibikorwa bikaruta amagambo. Ikindi uyu musaza yari yarigishije uyu musore ni uguhora atyaza ubwenge, yiga cyane kugira ngo azarusheho kuba umuhanga mu kazi k'ubutekinisiye bakoraga mu ruganda. Igihe cyaje kugera nyuma y'imyaka 10, wa musaza aza kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, wa musore asigara mu mwanya w'umusaza nk'umutekinisiye w'uruganda. Iki gihe uyu musore yakomeje gukora umurimo we n'umuhate mwinshi, akorana umwete n'ubuhanga nk'uko yari yarabitojwe na wa musaza. Umunsi umwe uyu musore yakoze urugendo maze ajya gusura wa musaza. Gusa urebye ku isura ye uyu musore yagaragaraga nk'umuntu ubabaye, utishimye, ufite agahinda. Maze igihe yaganiraga n'umusaza, umusaza abaza umusore ati, ese ko mbona ufite isura yijimye, utishimye, niki kitagenda mu buzima bwawe? Wa musore yitse imitima asubiza umusaza ati, muze, iyi myaka yose ishize ndi gukora akazi k'ubutekinisiye hariya mu ruganda, nayimaze nkurikiza neza ku murongo impanuro n'amabwiriza wagiye umpa ngomba gukurikiza mu kazi. Kuri buri kazi kose bampaye ndeka iby'amagambo nkaceceka, ahubwo imbaraga n'ubwenge byose nkabishyira ku murimo. Nakoze imirimo myinshi kandi ikomeye mwaruriya ruganda. Narize nshaka ubumenyi bwose bushoboka, nkajya nkora akazi abantu benshi batabasha gukora. Gusa ikintu kimbabaza kandi kitumvikana ni ukuntu abakozi bashya badafite experience n'ubushobozi bihagije nk'ibyo mfite bansanze mu kazi bakagenda bazamurwa mu ntera, nyamara njyewe nkaguma uko nahoze, nkaguma guhembwa udufaranga duke nk'utwo nahoze mfata mu myaka myinshi ishize nkiri umunyeshuri wawe ukintoza gukora akazi. Umusaza amaze kumva agahinda k'uyu musore, abaza wa musore ati, musore, ese ku maguru yawe yombi urahamya udashidikanya ko uri umukozi mwiza w'agaciro, uri inkingi ya mwamba mu bakozi ba ruriya ruganda? Umusore azunguza umutwe ati, yego rwose, ndi umukozi mwiza. Umusaza asa nk'utuje yahise yegera inyuma gato, yegamira mu ntebe ari nako atekereza. Haciyemo akanya k'amasegonda atari make, umusaza arongera areba umusore maze aramubwira ati, umva musore, ugomba gusaba umunsi w'ikiruhuko. Igihe kirageze ngo nawe ufate akanya uruhuke. Rero saba umunsi w'ikiruhuko uze gutanga impamvu ushaka, gusa impamvu yumvikana. Uyu musore yatangajwe cyane n'inama yo gusaba ikiruhuko uyu musaza yari amuhaye. Uko uyu musore yabitekerezagaho niko yagendaga arushaho gusobanukirwa impamvu uyu musaza yari amugiriye inama nk'iyi. Adatinze na gato uyu musore yahise ashimira uyu musaza twafata nk'umwarimu we, ndetse ahita anamusezera vuba na bwangu. Arihuta ajya ku ruganda asaba umunsi w'ikiruhuko, ndetse arawuhabwa. Igihe umunsi w'ikiruhuko yari yahawe warangiye, bukeye bwaho uyu musore yagiye mu kazi bisanzwe. Ari mu kazi, manager yaje kumutumaho mu biro bye, abwira uyu musore ko ibintu byose byari byahagaze, akazi katagiye neza igihe uyu musore yari yagiye mu kiruhuko. Mu ruganda bari bahuye n'ibibazo byinshi byagombaga gukemuka, gusa ari uko uyu musore abikemuye, kubera ko nta muntu n'umwe mu bari basigaye mu kazi wari ufite ubushobozi bwo gukemura ibyo bibazo keretse uyu musore wenyine. Manager amaze kubona akamaro gakomeye uyu musore afitiye uruganda, yahise amuzamura mu ntera amugira umutekinisiye mukuru, mu rwego rwo gushimira uyu musore no kumwongera kuraje zo gukomeza gukora akazi neza by'intangarugero. Iki gihe uyu musore yaranyuzwe, ndetse yishimira cyane bikomeye inama n'ubuhanga umusaza yari yamwigishije, byari bitumye azamurwa mu ntera. Uyu musore yumvise avumbuye ibanga rikomeye rizamufasha kuba umuntu uhambaye mu mirimo yakoraga. Guhera ku kanya iyo uyu musore yumvaga ko arimo guhembwa bike ugereranyije n'akazi yabaga yakoze,
yahitaga asaba konje. Nyuma ya konje yagarukaga mu kazi, ibintu byagiye mu buryo byagiye uko yabaga yifuza. Haciyemo amezi menshi uyu musore abigenza uko, igihe cyose yabaga yifuza kugira ikintu ahabwa mu kazi yakoraga. Umunsi umwe uyu musore yasabye konje, bukeye bwaho agarutse mu kazi, aho kugira ngo bamuzamure mu ntera asanga atacyemerewe kwinjira mu ruganda, barangije kumwirukana burundu ku mirimo yakoraga. Nyuma y'uko yari yirukanwe mu kazi, uyu musore yabaye nk'uri kurota. Ntabwo yizeraga ko ibiri kumubaho ari ibya nyabyo. Amaze gushoberwa yabuze icyo akora, maze uyu musore ahitamo kujya kureba wa musaza kugira ngo amenye icyatumye yirukanwa ku kazi. Ageze ku musaza, umusore n'ikiniga cyinshi yabajije umusaza ati, muze, kuki birangiye mbuze akazi kanjye burundu? Ese ntabwo nakurikije ubujyanama bwose wampaye? Ubanza waranshutse muze. Umusaza azunguza umutwe ati, musore, ukuri nuko ntiwigeze ukurikiza inama zanjye, kuko birasa nkaho wumvise igice cy'isomo, ntiwarangije isomo ryose pe. Icyo wowe wumvise nuko nta muntu wumva akamaro gakomeye k'itara rihora ryaka kugeza igihe rya tara rizimye. Wumvise ko abantu batangira kubona agaciro gakomeye k'itara rifite iyo bisanze mu icuraburindi rya tara ridahari ngo ryake ribaho urumuri nk'ibisanzwe. Kubera ukuntu wahise ushishikara cyane ushaka gushyira mu bikorwa igice cya mbere cy'isomo, byatumye ugenda vuba cyane wihuse utarumva igice cya kabiri cy'isomo. Umusore asa nk'uguye mu kantu ati, ngo igice cya kabiri? Yo, uyu musore yahise akeka ko ashobora kuba yarakoze ikosa rikomeye. Ese igice cya kabiri cy'isomo muzehe yavugaga ko uyu musore yagiye atumvise ni irihe somo? Umusaza atuje yarakomeje ati, igice cya kabiri cy'isomo ndetse ari nacyo cy'ingenzi kuruta isomo rya mbere wize, ni ugusobanukirwa ko iyo itara rikunze kuzimazima inshuro nyinshi, bidatinze ba nyir'inzu bashaka irindi tara rizima ryaka neza, itara ryo gusimbuza rya tara rizimazima buri mwanya. Ese hari uwakunda kuba mu nzu aho itara rihora rizima buri mwanya? Iyo itara rikunze kuzimazima buri mwanya bararisimbuza, kuko ka gaciro ko gutanga urumuri ntako riba rigifite. Iyi nkuru twakuramo amasomo abiri. Isomo rya mbere, mu buzima bwawe ushobora kuba ufite inshuti cyangwa abavandimwe bo mu muryango ufata nk'abantu basanzwe, kubera ko wamenyereye ko igihe cyose uhora ubabona. Guhora ubabona bagufasha ubibona nk'ibintu bisanzwe, kuko nyine nta bantu ufata nk'abantu bawe bisanzwe biri aho. Niba bimeze bityo, witegereza ko itara rizazima, umwijima ngo abe ari wo utuma ubona akamaro k'itara. Iyo nshuti, uwo muvandimwe, uwo munyamuryango, birashoboka ko mu buryo butunguranye wakanguka mu gitondo ugasanga atagihari. Rero witegereza ko umunsi nk'uwo ugera kugira ngo uzagaragaze uburyo uwo muntu yari ingenzi mu buzima bwawe, ubigaragaze kuko atagihari. Mushimire uyu munsi, mugaragariza uburyo ari umuntu w'agaciro gakomeye mu buzima bwawe. Witegereza ko itara ryaka rizazima kugira ngo usobanukirwe agaciro k'iryo tara, kuko wageze mu icuraburindi. Isomo rya nyuma, ntuzemere gufatwa nk'umuntu w'agaciro gake, gufatwa nk'umuntu uraho usanzwe. Uzaharanire kugaragaza agaciro kawe, ariko nanone mu gihe cyo guharanira agaciro kawe ntuzarengere ngo urenze urugero, ndetse ntuzahagarike buri kimwe ukora kubera ko ibintu bitari kujya mu buryo bujyanye n'ibyifuzo byawe 100%. Muri make, ntuzarengere, ahubwo ujye ugerageza ukora ibintu mu rugero buringaniye, apana gushishikara cyane ngo urenze urugero, kuko bishobora kuguta habi kuruta uko bikujyana heza. Wakoze kubana nanjye muri iyi nkuru, nkwifurije amahoro n'imigisha muri ubu buzima. Ndagusaba gukora like ndetse ugatanga igitekerezo cyawe uko wakiriye iyi nkuru. Tanga igitekerezo ndagisoma. Icyanyuma nkusaba, kanda subscribe ndetse ukore ku nzogera kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru turi kugutegurira kuri iyi YouTube channel Charles Tips. Mugire ibihe byiza, duhurire muri iyi yindi video.